Haleluya. Yesu ashimwe. Banje gushima Imana ko itwemereye ko tugana ijambo ry'Imana. Mbere ndabanza mbasabe imbabazi mwese. Aho nawe naragukoshereje umbabarire. Murambabariye? Igo. Cyera gusha kubabarira ni byiza. Impamvu yibi nuko uko umfata byafekta icyunkuraho, niturangare uko umfata byafekta icyunkuraho. Rero birenze kuba nakubwira ijambo ry'Imana, ngomba gutuma unyisangamo. Muri kunyumva? Birenze kuba nakubwira ijambo ry'Imana, ngomba gutuma unyisangamo. Rero mubwiye ijambo ry'Imana wenda nkagira ikintu nkora cyatuma utanyisangamo, ntago byaba ari byiza. Haleluya. Niyo mpamvu abambabariye Imana bagire neza munyisangemo kugira ngo tugane ijambo ry'Imana. Abantu benshi bakoze ku mwenda wa Yesu ntibagira icyo baba, ariko umugore umwe wawufataga ukundi, watekereza ko uwo mwenda ushobora kuvamo ibindi bintu, wamuviremo ikintu gikomeye. Haleluya. Uko mfata byafekta icyo nkuraho. Niyo mpamvu ntangiye muri iki gitondo nikiranura namwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa mbere. Haravuga ngo 14 umurongo wa mbere aravuga ngo mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Twongeye dusome muri Timoteyo wa kabiri igice cya mbere n'umurongo wa 6. Timoteyo igice cya kabiri umurongo cya mbere umurongo wa 6 aravuga ngo nicyo gituma mwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake. Nicyo gituma mwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Amen. Haleluya. Uno munsi turaganira ku ijambo ry'Imana ryo ku mpano z'umwuka wera. Hari umuntu wari wabashije ikibazo kivuga gutya ngo ni gute umuntu yabona imwe mu mpano z'umwuka wera? Ni gute umuntu yabona imwe mu mpano z'umwuka wera? Twifuje rero ko twabibagezaho mu buryo burambuye kugira ngo musobanukirwe kurushaho. Tutaragera ku gisubizo cy'ikibazo yabajije, reka tubanze tuvuge ku mpano z'umwuka wera gatoya. Haleluya. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 niho tubona Paulo abwira Abakorinto, ababwira ngo kera mwakurikiraga imana zitavuga zidakora, ariko ntago nifuje ko mutamenya ko Imana hari Imana itanga. Muri make Imana twakurikiye ari Imana ikora bikagaragara. Ababwira impano nyinshi, reka tuzicemo gatoya, turaziganya mu bice bitatu: gutekereza nk'Imana, kuvuga nk'Imana no gukora nk'Imana. Tujyane kugira ngo utarangara, wenda dushaka kutazabisubiramo. Mu mpano twajyanye no gutekereza nk'Imana harimo ijambo ryo kumenya, ngo umwe agahishwa n'umwuka ijambo ryo kumenya, undi agahishwa n'umwuka ijambo ry'ubwenge, iya gatatu ni ukurobanura imyuka. Reka tuzivuge gatoya. Iyo bavuze ngo impano y'ijambo ry'ubwenge cyangwa se impano y'ijambo ryo kumenya, impano y'umwuka y'ijambo ryo kumenya ni special ability umuntu agira yo kumenya ibiri mu bitekerezo by'Imana, about the present and the past. Special ability umuntu agira yo kumenya ibiri mu bitekerezo by'Imana, about the present and the past. Gusa icyitonderwa, buri mukristo wese afite uburenganzira bwo kumenya ibiri muri mind y'Imana, about the present na past ye. Mubyumve neza, umukristo wese afite uburenganzira bwo kumenya uburyo Imana iri gutekereza present ye na past ye. Ibyabaye muri past ku buzima bwe, ubwo ni ku buzima bwe muri famille yawe. Ufite uburenganzira bwo kuburi ku ishuri, Imana ikakwereka ibiri kubera iwanyu. Ibyo ntago bisanzwe Imana iguha impano yabyo. Ariko iyo umuntu afite impano y'ijambo ryo kumenya, yaccessinga mind y'Imana ku buryo burenze, akabasha no kuba yamenya ibyawe. Sizima muri kunyumva? Abakristo bisanzwe twese tugira ability yo kumenya ibiri muri mind y'Imana, about the present na past yacu. Ariko wowe birengaho akamenya no muri present na past yawe. Ari umuntu uzaza akakubwira ngo ejo wakoze ibi
cyangwa se mu kanya, cyangwa se uri gutekereza ibi gutyo. Hakaba n'impano y'ijambo ry'ubwenge, igihe n'igitoya ndabivuga nihuta. Impano y'ijambo ry'ubwenge, ijambo ry'ubwenge ni special ability noneho yo kureba muri mind y'Imana, ureba about the future. Naho icyitonderwa, buri muntu Kristo wese afite right ku Mana yo kumenya ibizamubaho. Kristo arababwira ngo umwuka wera naza azababwira ibyenda kubaho. Nk'umuntu wakiriye umwuka wera ufite ububasha cyangwa se ufite uburenganzira bwo kumenya ibizakuba ejo. Ntabwo bisanzwe Imana iguha impano yabyo, ufite uburenganzira bwabyo. Ntuzishuke ngo wibwire ngo hari ababihawe njye sinabihawe. Icyakora uyifite we yaccessinga about future ye ndetse n'iy'abandi, akabasha kumenya ngo ejo wowe bizagenda gutya, ejo igihugu cyacu bizaba bimeze gutya, gutyo na gutya. Hakaba n'impano yo kurobanura imyuka. Kurobanura imyuka bimeze gutya. Impano yo kurobanura imyuka ni special ability yo kureba mu isi y'umwuka, muri ririmu y'imyuka. Reka mbaho urugero. Iyo bavuze ngo umuntu agiye mu mwuka, suko bari kureba mu isi y'umwuka. Isi y'umwuka igihe wabereye umwuka wayibayemo, ntabwo bisaba ngo uyigemo, uyirimo wabishaka utabishaka. N'abanyabyaha n'abakristo bose, ariko twese ntabwo tugira special ability yo kureba muri ubwo buryo bw'umwuka. Sinzi uburyo turi busobanura kugira ngo byumvikane. Urugero, ushobora kubona, kadutanga runo rugero, ushobora kubona hari umuntu uje, urugero nijoro ukaryama ukabona hari umuntu uje murarwanya, wenda Imana ikakubwira ati ni umudayimoni, nashaka kukwereka ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ariko undi yaryama akabona koko uwo mudayimoni ukuntu ameze mu isi y'umwuka, akaba ari wabona. Muri kubyumva? Aho niho impano nyine yo kurobanura imyuka itandukanira n'ijambo ryo kumenya. Ushobora kumenya, ushobora kuaccessinga ibiri muri mind y'Imana ako kanya, ukamenya ko ari umudayimoni uri kukwataka mu buryo runaka. Ariko ukoresha impano yo kurobanura imyuka abibona uko biri. Bikumvikana? Aho bizanamo n'ikintu wenda benshi tumenyereye kuba wamenya ngo hano ni imbaraga z'Imana, hano ni imbaraga z'umwanzi, za Satani, ibiki byose. Ariko mainly purpose yo kurobanura imyuka ntago ari kuba wamenya ngo wenda ngo izi ni imbaraga ziteye gutya. Just ni ukureba mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu uza ukabasha kurobanura imyuka. Yohana arareba aravuga ngo yabonye ngo imyuka irindwi y'Imana. Tuzi ko Imana igira Holy Spirit, ariko bitewe n'uburyo yari ari kubirebamo hari uko yabibonye. Kubwigiye icyo nicyo gice cya mbere tubashije gusobanura. Ikindi gice kiri kuvuga indimi, gusobanura indimi, guhanura. Ibyo byo ndumva twarabivuzeho gakeya. Ikindi gice kirimo kwizera, gukiza indwara no gukora ibitangaza. Ibyo byo numva nabyo benshi turabizi, gukora ibitangaza ntago Imana n'ibyemera tuzabivuga. Dusubiza kiriya kibazo dusoza, uburyo wabona imwe mu mpano z'umwuka wera. Ndavuga uburyo butatu, wenda kubwigiye ntago ndi busobanurire neza, ariko umwuka wera aragufasha. Uburyo bwa mbere, Paul yabwiye Abakorino ngo mwifuze, desire, mwifuze impano z'umwuka wera. Igihe Daniel yatangiye gushishikarira kumenya mu mutima we, that's enough yo kugira ngo Imana igire ibintu imusukaho. Muri kubyumva? Desire uzana imbere y'Imana. Abantu bibwira ngo impano z'umwuka ngo ni ubushake bw'Imana, ngo nyine ari ibyawe aba ari ibyawe. Yego ni byo, ari ibyawe aba ari ibyawe, ariko se ninde wakubwiye ko atari ibyawe? Mwifuze impano z'umwuka wera. Icya mbere ni ukwifuza, kuzifuza. Niyo mpamvu Paul yabwiye Abakorino ngo mwifuze impano z'umwuka wera. Ikirenzeho mwifuze no guhanura. Si uko ngo ni ibintu ngo Imana yagennye, yego yarabigennye, ariko kwifuza kwawe gushobora gutuma ubyakira. Icya kabiri ni impartation na implantation. Twasomye Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo ujye buka gusesa cyangwa se kwatsa impano wahawe, waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Ni bya Paulo, ntabwo ari bya Blaise, ni bya Paulo. Bivuge ngo mubona n'abandi bantu. Umunsi umwe Samweli yari ari Rama n'abahanuzi, ingabo za Sawuli ziraza zitangira guhanura. Ntabwo zahanuye bitewe n'imbaraga zari zifite, ahubwo zahanuye bitewe n'ikirere ba Samweli bari barimo.
ubundi buryo ushobora kubonamo impano y'umwuka wera, icya mbere hari igihe uba uyifite ariko idakora cyane, ubana n'abantu bafite impano zabo zatse cyangwa se zaka. kiri kumvikana? Niyo mpamvu Samweli yashyizeho ishuri ry'abantu. Ushobora kwibaza ngo ni gute umuntu bamutoza kumva Imana ntago yamubwira nyine akumva. Ni gute Samweli avuga ngo arabatoza ibyo byose? Gusa iyo ubanye n'umuntu mukuru mu mpano ashobora kugufasha kwatsi yawe. Iyo ni impartation cyangwa se ni nko kukubyutsa. Urayifite ariko iraryamye, akayikubyutsamo cyangwa se akayatsa. Implantation imeze gutya. Nta mpano n'imwe uba ufite, we iye atuma ikujyamo. Reka mbisobanure gutya. Bariya ba Sawuli na zirangabo zose nta mpano z'ubuhanuzi bari bafite. Bahanuye kubera imbaraga z'umwuka cyangwa se amavuta ya ba Samweli, kubera ko bari bageze ku musozi w'abahanuzi. Rero hari igihe umuntu bitewe n'amavuta afite ashobora gutuma wenda niba ari umuhanuzi agatuma uhanura gutyo. Ndumva reka tubigarukiriza, wenda tuzabikomeza.